Oh yes, reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya ngiye kubagezaho ubusobanuro bw'izina Anne. Anne ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Giheburayi, aho bandika Anna. Iri zina rero risobanura umuntu wigiriye impuhwe cyangwa se wuzuye impuhwe. Izina Anne ryatangiye gukoreshwa cyane mu kinyejana cya 19 mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka turebere hamwe bimwe biranga ba Anne. Anne ni umukobwa w'uburanga, umukobwa mwiza cyane, ukundwa kubera inseko ye, buri gihe kandi aba ari kumwe n'abantu niyo byaba ari igikorwa gisanzwe cyangwa cyoroheje. Anne rero abantu baramukunda cyane kubera azi gusetsa. Anne ni umuntu wisanzura ku bandi, ngo gusa rimwe na rimwe ashobora kurakara bitewe n'ikintu cyabaye. Anne akunda gusesengura ibintu, agakunda kwiga ibintu bishya mu buzima bwe. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Anne aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi video hari icyo gufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Hagati aho, niba wifuza yuko ari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenwa gushirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.